yego nibyo koko aha hantu hari harimo ambutiyaje muri iki gice, ariko ubu ngubu hano i Remera turi ambutiyaje urabona yuko yamaze kurangira rwose. Umuhanda batangiye kuwukora rwose, abantu muri kunyura i Remera mo murabibona. Ubu rero hano hafi y'i Remera aho bita ku Gasaraba niho ndimo nderekeza njya kubereka inzu nziza ihari. Muze tujyane njye kubereka inzu nziza irimo iragurishwa hano ku Gasaraba. Inzu rero nababwiraga turi i Remera ubu ngubu nayigezeho, ariko mu by'ukuri si uko gusa ifite na location nziza. Iyi nzu ni na nziza pe, iri mu nzu nakubwira ngo ubu zubatse neza, ziri hano i Kigali rwose, yaba ari amadizayini y'inyuma, yaba ari iriya rooftop iyo uyiriho uba ufite view nziza cyane. Nuza gusura tuzazamukana ugenda ureba ubwiza bwayo, ariko nabwo uri kuyibona ko uduce twagushyiriyemo urabona ko ari rooftop nziza. Ni inzu rero igizwe n'ibyumba 4 na toilette 3, igikoni cyo noneho nitwinjiramo imbere murasanga nta gahebuzo. Ikaba noneho igitangaje igiye irimo ibice binini, ibice byayo bigiye biyirimo ni binini. Ni ku Gasaraba, hano neza ku Gasaraba nimba uhazi, aho hafi y'umuhanda wa kaburimbo. N'inzu ubwayo iri ku muhanda wa kaburimbo, irimo iragurishwa ku giciro cya $220,000. Yubatse n'amatafari ahiye, ni inzu nziza nshobora kukubwira ukeneye nko kugura inzu ntago watinda waza tukayikwereka. Reka manze nkwereke iyi parking yayo ishobora kujyamo imodoka 3 z'amajipe cyangwa iz'amavatiri, hajyamo imodoka 4. Ni parking nini ku buryo ubona ihagije, ariko ubwo irimo n'amapave nayo agaragara neza. Ikindi cyo nkubwiraho ni iyi design yayo y'inyuma, uko inzu isa iragaragara neza cyane. Yaba ari iriya rooftop iriho, ni rooftop iteguye neza ku buryo umuntu arimo arareba hakurya hose ubona ari sawa cyane. Ama escalier azamuka ajyaho nayo urabona yuko asetinze neza. Ikindi buriya kibari cyiza ku nzu ni izi nkingi zayo. Inkingi z'inzu iyo zipanze zidakingirije ubwiza bw'inzu, zikaba zifiteho n'amadesign meza cyane nka gutya, ushobora kubikunda. Kandi ikindi wakunda nuko igiye ifite amadirishya manini agaragara neza. Aho rero tureta tuhava dukomereze hano kuri terrasse y'imbere y'umuryango. Ni terrasse nayo nini, twashyizemo amavaze ku buryo ushobora gushyiramo indabo zawe zizaba zigaragara neza igihe zakuze. Urabizi twebwe tubereka buri gice cyose kigize inzu. Ubwo twakomereje hano kuri uru rugi ruyikinze, ni urugi runini rw'urubaho rwiza, rufiteho n'amadesign meza, rugiye ruriho amadesign ku buryo ari urugi ubona rusa neza. Ariko uru rugi ni narwo ruduha ikaze noneho muri iyi salo. Iyi nzu nakubwiye ko yubatse mu kibanza kinini, yubatse mu kibanza cyisanzuye kinini, ariko nagera kuri iyi salo noneho nkabanza nkatuza, kuko salo yo nayikunze cyane. Yaba ari mu bunini bw'iyi salo, iyi salo iragaragara neza. Yaba ari muri design zigiye ziyirimo, buriya salo nazo zigira design, kuko nk'aha ngaho gushyira televiziyo kuri TV stand biragaragara, ntago ari igikoresho gusa, hagiye hariho n'amadesign. Urabona kuva hasi kuzamuka hose hariho design nziza, haragaragara neza pe. Iyi TV stand irasa neza. Hejuru noneho hari itara ryiza ry'akataraboneka rigaragara neza, ubona ko plafo yayo irakoze neza rwose. Ni plafo igaragara neza kandi isa neza. N'amadirishya agiye hariho nayo ni manini. Ntabwo mbatindira, ndahita nkomereza hano mbereke n'iyi saramanje nayo. Uramutse uje nko kureba iyi nzu, ni kimwe mu bintu uzakunda kubera ko irisanzuye, ni nini. Yaba ari iri dirishya ririho
urabona ko rifitinga neza kandi rikaba risa neza. Itara ryiza hejuru, ndakubwiye ngo ku mafaranga yawe miliyoni 220 ukurikije aho ibiciro bigeze, ugakurikizaho ubutaka bugeze, uje ukagura ino nzu nta gihombo kirimo. Noneho rero mfite ibintu byinshi, muze kunyihanganira, ntago ari ugukabya. Nimba umenyereye inzu z'amakadasiteri, hari inzu ushobora kuba uheruka kubona irusha iyi ngiyi igikoni cyiza. Nawe ndakubajije, nawe uze urebe igikoni gifite utubati twiza kuzamuka kugera hejuru, igikoni gifitemo umuzenguruko w'utubati, ibyombo byose waba ufite cyangwa ibikoresho byo mu nzu bishobora kujya muri iki gikoni rwose nta kibazo ushobora kugira, reka mbivuge gutyo. Ingano yose ya firigo waba ufite ahangaha yajyamo neza, ndabikwereka, urabona ko ari sawa. Hanyuma rero igikoni wenda tutagitinzemo, ibice byose byo bikigize birimo, umwanya wose wo wakenera mu gikoni urimo. Ubwo ndakomeza njyane nawe mu gikari, nkwereke ko ifite n'igikari cyujuje ibintu byose. Hano harimo umuryango urimo igikoni cyo hanze, haruguru hari inzu y'umukozi na tuwarete ye, hejuru hariho ikigega, hano hariho stoke. Umva, igikari cyose kirapavomye kandi kirimo bya bice byose nkenerwa. Ubu rero tugiye gukomereza mu bice noneho bigize ibyumba by'iyi nzu, duhera kuri cyumba kiri hano, kimwe twita icyumba cy'abashyitsi. Hano hari icyumba cy'abashyitsi ari nacyo kiriho iyi dushe, ni ukuvuga umuntu wicaye hariya kuri saramanje araza agakoresha n'uri muri salo iyi dushe. Nayo ni nziza, irimo amakaro kuva hasi kugera hejuru nk'uko uri kubibona, ukabona ko nyine bitanga nabyo design nziza, ni dushe nziza, n'ibikoresho birimo birasa neza. Icyumba cya mbere rero mbereka ni icy'umushyitsi, hahandi nyine ushobora kuba washyira umushyitsi, ariko byose bivanira n'uko utegura inzu yawe. Urabona ko idirishya ririho ni rinini ku buryo urumuri rurahagije mo imbere. Plafo ni gypsum ahantu hose muri iyi nzu, kandi ubwo amarange y'umweru, amakaro ya original. Ndakubwiye ngo ku muntu ufite gahunda yo kugura inzu, iyi ngiyi ni imari, kubera ko ifite amparasoma nziza. Waba ufite imodoka, waba utega, kubera ko kugera mu cyapa cya bisi uvuye aho ino nziri n'amaguru ni iminota 2. Ubwo ufite nk'abana urumva ko byaborohera cyane wenda badafite imodoka, ariko nawe uramutse ufite imodoka bizakorohera kuko ni umuhanda wa kaburimbo ahantu hose. Reka duhere kuri iki cyumba kiri hano, ubwo ni icya kabiri, ariko hano hakaba umuryango, bivuze ngo hari iki cyumba kiri hano gishobora gukoreshwa n'abana b'abakobwa, hano gigakoreshwa n'abana b'abahungu. Ariko ubwo ndimo ndavuga yuko igihe cyose ushobora kuvuga ngo abana bari hano bararyamye, ntabwo bari gukorera mu gikari, ariko ntabwo ushaka ko bongera kunyura muri salo, barakoresha uno muryango nicyo ubugenewe. Reka turebe kino cyumba nacyo cyiza, kirimo idirishya rinini ryiza, kikabamo amarangi meza asa neza. Uri kubona ko ndakubwiye ngo iyi nzu igirimo ibice byinshi byiza, ariko ibyo noneho urebe n'inzugi zikinze, ni za zindi zikomeye zidasanzwe. Kuri miliyoni zawe 220 urakorerwa mitasiyo. Iyi nzu yubatse mu kibanza kinini, iri muri amparasoma nziza hano ku Gasaraba. Reba n'iki cyumba kindi, iki ni ikindi cyumba kindi cya gatatu. Nkuko nakubwiye ushobora kugiha abana bitewe no kugisetinga. Buri cyumba cyose kirimo amadirishya manini, kirimo amarange y'umweru, kigiye kirimo plafo nziza. Uramutse uri nk'umuntu ushaka kugura inzu, ndabizi wayikunda. Rero ibi byumba bibiri nkweretse nibyo bihurira kuri iyi dushe na toilette. Iyi dushe na toilette iri hano, nayo iriho ibirahure, irimo ibikoresho byose byiza nkenerwa, amakaro meza, toilette nziza, aho gukarabira, byose birateguye. Ku muntu ukunda inzu imeze neza, iyi ngiyi ni imari cyane. Miliyoni 220 hano ku Gasaraba. Gasaraba ni hafi y'Iremera, ni hafi y'ibintu byose. Twageze muri ya chambre principale. Chambre principale irimo akabati ukinjira uhura nako ko gushyiramo inkweto za mama na papa. Ariko nanone kuri iki gihande twita tuhasanga dushe, nayo noneho nyine ni ya chambre principale. Biragaragara ni dushe nini ngari yisanzuye, irimo ibikoresho byiza. Nagira ngo kameramani abanze yinjiremo agenda bereka igice cyose kigize iyi dushe. Ndakubwiye ko ushobora kuyikunda kubera ko ni dushe nziza igaragara neza.
yaba ari ibikoresho byose birimo amashawazi, ibirahure bituma amazi atagenda, ni dushe ubona rwose perfect. Ahangaha tuba twahageze kugira ngo tubahe serivisi nziza mu ba mbere. Ubu rero noneho tugeze mu cyumba kimwe cya chambre principale, apana kumba, apana kuvuga ngo ni hatoya. Iki cyumba yaba ari ubunini, yaba ari amadirishya meza y'urumuri rwiza, yaba ari plafo nziza, ni hahantu ushobora kuryama ukarota neza. Amarangi y'umweru makeya adasakuje cyane, ndakubwiye ngo ni sawa. Hano hakaba n'umuryango usohoka ugenda hanze, ndaje tuhasohokere. Reka manze mvuge kuri izi garde-robe. Ni imyenda ingana gute mushobora gushyiramo hano ntikwirwemo. Bibi garde-robe ku ingana kuva hasi kugera hejuru. Ndakubwiye ngo rwa Burundi rwitwazo, ariko ukeneye kugura inzu iyi ngiyi ni 100% kuba yujuje ibintu byinshi nkenerwa. Hanyuma rero ndakomeza nkwereke ko igihe cyose uryamye ari nko muri weekend, uramutse ushaka gutera agatebe hano, wenda warambiwe icyumba, ushobora kuza ugatera agatebe hano ukaba ariho ukorera gahunda zawe. Inzu ndayigutembereje neza mu bice byose biyigize. Nagira ngo nkubwire nimba uri interese kuba wagura inzu, uze ugere hano ku Gasaraba, ahantu heza ho gutura, ahantu heza ho kuba wagura umutungo nk'uyu nguyu utimukanwa, kuko na ahantu nabitangiye mbikwereka turi kujyayo ko iki gice cy'uyu muhanda uri gukorwa i Remera kirimo kirashyirwamo kaburimbo, kandi ubwo bivuze ko igihe cyose kiri gushyirwamo kaburimbo, cya kibazo cya ambutiyaje cyabaga muri ibi bice kigiye gukemuka. Rero we duhamagare kuri nomero yacu ni 0783 300250, uze tukugeze kuri iyi mari y'inzu nziza irimo iragurishwa kuri 220,000,000 zirimo n'ibiganiro. Urakoze cyane.